Okay, tuti bakozi wa Ngufasha TV ngira ngo uyu nguyu muramureba uyu ni wa mubyeyi uri kwiga gutwara moto. Hawe bitabera. Uyu ni umunsi wa gatandatu. Ngira ngo umunsi wa gatanu mwarobonye. Ubu ni umunsi wa gatandatu. Mwabonye ibyo yadukoreye ku munsi wa gatanu. Ubu rero uyu munsi aragerageza ahagurutse moto. Wenda niyo yagenda metero 2 ariko tukabibona. Agomba rero gutangira akiga neza nta kibazo nkuko twabyemeze. Tugiye gutangira rero twige isomo ryacu nkuko bisanzwe. Ahubwo abantu badukurikiye mwibuke gukora subscribe. Ibuka gukora subscribe kugira ngo uzakurikire video zikurikiye. Okay, twagiye rero ngwino. Twagiye angira ngo byose twarabibonye. Twabonye uburyo bakandagira amburiyaje, bakiramo fensi, bafata amburiyaje bagakiramo fensi, twabonye uburyo bahagurutsa moto. Sibyo? Ubu rero ugiye kubikora. Ngaho jya kuri moto. Tugiye kubireba rero, agiye kutwereka ukuntu byose biba bimeze. Ikindi cya kabiri nakubwiye ko kureba hasi ntago babyemeye. Ugomba gutwara moto neza buryo bwiza. Gaho ata moto tugenda. Ariko urabanza ugacunga ko nta stress zirimo. Uyaba arimo stress ukayikuramo ntago wata moto irimo stress. Yes! Ubwo bamaze kwata moto. Igisigaye no gushyiramo stress. Akiro mu rugo hapo. Yenda ugaruke. Garukano. Tugiye guhagarara amburiyaje feri uhagarare. Amburiyaje feri. Bese kuri kugendesha kirenge gutya nabivuga. Aho wabyishe. Ubwo mugota amburiyaje icyo kirenge cyawe kikakandagira. Bamwe bikwere. Kabikwere. Bese bikwere. Tuvuge sibyo? Wahabu. Ugafata n'iferi yanga ukayitsinagira nyine moto yo ihitagarara. None wowe wisugira ubwoba utangira kugana. Ibi ni ubwoba. Ntago kandi ubwoba mushaka. Ubanza amburiyaje ugahita ufata n'iferi gwawe ikirenge. Moto igahagarara ukabara gushyira hehe? None kucyo ugishyiraho mbere utari wagiye kandi bibi. Twara moto nta by'ubwoba. Yes, ngira nyina murabireba. Nuko akora kaguru kawe kagomba kuba kegereye hafi ya feri ku buryo ninkubwira ngo fata feri wowe witumanura ikirenge gutya. Sibyo? Mu guhaguruka nk'uko ukizamura gutya none ukimanura neza. Nta kibazo ibya biri twize. Ntabwo ujya wicara kuri moto ngo kwicaye imbere. Uyagurutse neza ngo uyitishe. Ureba ari imbere. Uyu munsi uratwara umunsi wa gatandatu ugomba gutwara moto. Iyi ni inshuro ya gatandatu ugiye gukora buke gakeya ureba gabanya umuriro wowe aho ndebera kosa urabona ibintu kosa kurekura moto ukarekura moto kandi ari wowe ugomba kuyifata kugira ngo ugire equilibre donc reba dore ubango ushyizeho umuriro ugomba kwitwara paka ku bubi n'ubwiza. Turi inyuma hano fata amburiyaje ukuremo feri
ubwoba bw'adamu bwose Sekura Felicite uzajya kuyimenya ngeze kure ndagasa ukajabura imodoka yijabura karekura ikagucika ariko rero kigaragara nemwe mudukurikiye kuri Ngufashe TV murabona ko amaze kugera ahantu kure kubona moto imushika kuriya ntagire ubwoba ko agiye kuba akayikaruma ntari amasomo tuba twamuhaye rero bien go ntabyo ubwoba twara mutoreza gakeya nimba ujya gushyiramo vitesi ya kabiri nawe ni umuriro ugiyemo kabiri gakeya ugamo kabiri amburiyaje kabiri wiri kurangara kabiri gabanya umuriro fata muri yasebo mfite nutirisha moto yakutwara ugomba kumenya moto bigira ubwoba nakubwiye ngo nta kigutwara we twara kabiri genda gatatu oje fata muri yaze na ferangara gabanya umuriro fata muri yaze feri do ubwo bwawe birimo biraza ariko okay sawa nari niba rero ukunze izi video zacu zo kuri Ngufashe TV kora subscribe kugira ngo udacikanwa na video zikurikiye murakoze.